kwibagirwa umuntu wampaye ibiryo nshonje. Mamuto wiriwe. Wiriwe mamuto. Kuva ryarunderera se. Baya nagaruka kurira nuko naganiraga na Simbi. Umukobwa w'ugirinda. Uza kuri ibiryo by'abantu. Ushinzwe kumugaburira uyu mwana. Akosoretse umwana akaryo tugatuvugana. Bitese. Ntago wariye. Bite mama muto. Bigeze. Ntago ari biryo ntago tuba tubigaburira imbwa. Byariye nuko twasaba mama muto. Wajure ku mwana nawe kutoteza umwana bigeze. Ako papa wambabariye basi bwari mukambera umubyeyi. Nyesubone ntago ndi umubyeyi. Nakureze iri gitama mbuga ndagukuje none utangiye kuba ngo ni nkubera umubyeyi bone ntago ndi umubyeyi. Niba umubyeyi ntago wakemera ko nirwa nkubitwa ntotezwa ntarya ntakora iki hejuru yuko mama wanjye ahari byibuze yaba atariho nkamenya ko ndi imfubyi. Muramuncyurira kahari kuki mutamunyereka. Iyo ngiyo utajya ngo niyo original uriya yaguhaye wo guceceka niwe ukora cyane ku buryo nzahora ncecetse ko ku cyumweru nkajundika umuti wo kujundika ko ngese ko nabishoboye noneho ucyakubwira amategeko nge yampaye arutayo yaguhaye nuko nge ntayo nakubwira nese ko kingewe byanjye byumvise nuko nakujyanye ngese ko nijyanye nanjye iyo nza kujyana n'umuntu yari kubyumva ariko we nakujyanye nagombaga kubyumva. Uyu mukobwa sishanura andiriye amandazi ngo ntitwaryamana ngo ntiharyamane n'ingurungunzu. Oya nataba amandazi yanjye yariye ndamufata ku nyuma. ese ko utambaza ibyo mbaza biragusaba iminota ingahe mama hari ikintu nakubwiye ngo igihe turi babiri cyo nyitande usongera kunyitanya ko kamana twamahiriwe ushaka kumbaza iki se? Nyine mama muto hari ibintu nshaka kukubaza kandi maze igihe kinini cyane rwose mbyifuza no ko hari utaramu umwanya. Nawe uhaye ngaho idagaduro bisanzure gusa ntusanze ibyo usanze. Mama mutakora umbwira ngo mama wanjye ni indaya byibuze wabuze ahantu aba aho yicururiza nawe ukajya kwicuruza se? Oya ndumva nshaka kumureba basi nkanamenya mama wanjye umbyara kubera ko iyo ngerageje kubiganiriza papa arambwira ngo ibyo bintu ntashaka kuzabyumva mu matwi ye n'ikindi gihe. Wambabariye ko ukanyereka mama kubivuga nkaho uzahana umaze gukura urabyimbye tubono turameze tuvuta turagufashe ushaka kujya kwicuruza nka nyoko. Ntago nzicuruza mama muto. Nyoko ni indaya butwi imwe yamushe ya indi dasigana itagira n'umugabo n'umwe isubiza inyuma sobanura ushaka se aho kubabara ndakeka waseka. Ibyo byo ntago ari bishyashya mu matwi yanjye kuba ari indaya byo namaze kubyakira kuko nta munsi n'umwe bwira utabimbwiye ariko byibura ndashaka kumubona. Ushaka kuba indaya nkawe ukajya unyungukira mu byo nakureresheje ugatangira kumverisa yego n'ubundi mba mbona ari byo ushaka nabyo nubishaka nzabikora mama muto ariko unyeke mama wanjye. Nyoko ni ushaka ega nubwo ari indaya yarambyaye kwa mugani naho ndi ntajya banyina ariko kimwe no kumwana wundi atajya abo umuntu amukasa abantu turi babi narakureze waranyariye nakoze buri kimwe ariko mama ega nubundi ntago agiye kugusimbura mama aba yaragutaye muri toilette se waratoraguye nande Ntagagiye inyoni zo zari kugutora wanjijwe nuko umureba gusa nta umushaka kindi. bike reka nze mukwere
byibura ngize amahirwe nkamubona nava muri uru rugo wasanga banamubeshyera ko ari indaya. sinyoko ndamukuzaniye kwa mugane ese ubundi ntabwo mwibuka ko yakuzanye uru ruzingo ukuboko kutarakubokowe uzikura ari umushoro wowe wari umeze nk'umushipiri. Nigeze ngo ni ifoto nzaniye ubundi sabwirwa n'iki kirimo hano ni ifoto n'ubundi si ifoto ahubwo ni we wese intekerezo ze ibyifuzo bye uko agufata uko yakwibagiwe uko yakujugunye sinyoko ushaka kumenya se urakoze kumbwira ako kantu nibura bigiye gutuma unyubaha wumve ko nshobora kuba nsimburanya. ega ndagukunda mama ni uko nawe untoteza ngeze se ngukunda ngukunda rwa rundi rwimbitse rumwe rwimbitse cyane rwa rundi injangwe ikunda imbeba. nicyo mukundira wanje kumenya hanyuma rero umva nkubwire rero kumva afite amasoni soni sezeke mva mbese usanginjira niyo mpamvu nawe wahejeje abantu ugakubitamo akahise ashimye nje nyine se bambonye hari ugira ngo bapfa kurabuka bagira ngo tugiye tarase wakuntu wigize yewe ugize umuvuga utumwa umeze ko ngende mu biburuju nantinya ubasenye ntabwo twinjirira rimwe ngiye kurana wa mucuti wanjye tube twisomera rimwe genda wihembe nyine se aho sumva mubwire shu hari ikintu utambwiye iki se mbwira sha mbaza nta kibazo ese kumbwira yuko umugabo nyine mutacegerana ukabambwira ko nawe nyine nkuko mba ngukeneye si bisanzwe ko utambwira akarusha ariko nyine umwacaho ndagacaha mwese muhurira amajerwa nta biretse ese ubwo tukamenya icyamamara ari indi ese wowe n'uwo byumva ariko gusa nyine nuko barumva nyine nuko ntabwo byumva ari inyamibwa hose hose ni inyamibwa nta nanjye nkeneye kuzambwira nibura niba hari akarusho nzakubwira ndetse reka ngende ntacyo oya nturesubire ko ugiye genda wihembe hanyuma kagasaza urakabibawe ngo nikasumbirije niba isumbirije niba suga nakubitwa n'inkuba wasanga nari kurunguruka se kutambaje ejo tujya gusangira icupa ngiye ya nshuti yawe gisimasi se gisimasi umugabo wawe uburyo bwo kujijisha nyine gusa uramutse umvuyemo cyangwa ukivamo ubwawe akarogo uranyobewe oya ariko ntabwo ari byo uranyobewe utamo agacupa nyaboneka ukamva ukagira icyuho yagenda humura ako ngeze impungenge humura jya unyizera ariko shushu be nako byandawe nawe uri umuntu w'umugabo ndakwizeye sha uyu munsi rwose byari komeza untekereza ariko reka injiji genda uri cyiza sya njya kujijisha umugabo wawe dore nyoko ngo ugisoma uraramuka ukoze kosa ugakuraho dore ahangaho naho nyoko yashituye ashaka kuroshikuza urahabona aho yashituye urongeraho n'akantu kanzunye ndagutaba nta n'uzamenya irengero ryawe rufatishije amaboko ubundi usuhuze nyoko urufata urushyira mu gituza umuhobera soma sinakwigishije gusoma no kwandika se sindi umubyeyi mwiza kweri yomba mu bisimbana nagukize no mu ishuri kubona ko ukwiye kunyishyura mbese mama
mama namukoze iki cyatuma ncuruza? Namukoze iki cyatuma ngurisha ko? yabonye uri umuzigo kuri we, yabonye uri umuzigo adashobora kwikorera. wari ufite urutigongo rwagusohotsemo, wari uruzingo rubi rutatumanye ukabona abakiriya. ahubwo mama Mutoni ndagukunda kuko nyoko yakwanze mbere. Mwana aracumuye ko. Wacumuye iki? Imana irakunshyikirije mu biganza ntakurera nkagukuza. uzi ukuntu wakundaga kurwara diyare wowe, uzi ukuntu wagufuriye, uzi inzoka warwaye. Mama muto yakuzanye ufite amavunja atazi no kugucira inzara zarakukariyeho umeze nk'agaca kamaze nk'uko za rubanda. nta muto ufite rezo zo kunyaga. ntago nkwanga, ndamutse nkwanga ndamutse nkwanga isaha ntiwaba wicaye aha, nta nubwo waba ungana gutya. nyoko buriya kubera yari nk'umupangayi ukuntu yasanze naguta muri wese z'abantu bazamufunga ahitamo kuza kugutahana. wisobanukiwe? wamenye uri we? Birahagije. niyo mpamvu ukwiye kugenda kure yande. Birahagije. niyo mpamvu ukwiye kugenda kure yande yawe. nande na Mutoni. ibyo uzambe hafi kuko mfite kukwikiza, ariko iyo virusi y'uburaya bwo kwa nyoko sinshaka kuri Mutoni, ugomba kumugendera kure. uri kunyumva? nyoko ntumubonye? ntumubonye? Akindi kintu nkeneye cyo kirahagije. yakire n'umenye uwo uri we, kandi ntuzigere niri na rimwe usoroma ibigusumba. ugomba kureshya n'uyu nyoko, icyo yakugize cyo ugomba kuba cyo. ese mama muto basi wambwiye impamvu imwe yatumye acuruza, mbabarira. bo buriya reka tujanishe kuko sinzi icyatumye agucuruza. buriya wabona yarahuye na papa Mutoni akamugura akamuha nk'udufaranga duke, yabona amubyaje umusaruro amuteye inda akavamo akana kabi nkawe, agahitamo gukora iki? kaza nawe akagacuruza. ari ikindi gisubizo cyawe, kambike nyoko. Kose madamu. Uriya mwana wacu, uriya muhungu wacu yagize ati ko nabonye sinibuke ukuntu yari yatuzonze ngo arashaka amafaranga. N'umwana utangiye kwaka amafaranga, nta ashaka amafaranga ya rubanza kiburiye, ufite iyihe mishinga cyangwa yakuze arashaka kurongora? yamba nkubwire Shema tumufite ari umwana umwe, sibyo? kandi Shema amaze kuba umusore, kandi Shema arabibona ko amafaranga tuyafite. Ndemba numva Shema ko twaka amafaranga nta kibazo kirimo. Iracyari umwana? Ni umwana ariko n'umwana w'umusore wo mu mafaranga. Ababyeyi n'ababyeyi bafite amafaranga abakeneye kugura ipantaro nziza, akeneye urukweto rwiza, kandi amafaranga turayafite. turi mu mwana amafaranga se ngo tuzayamaze iki koko? Ega buriya ngiye mba numva nta mpamvu yo guha umwana amafaranga, cyane cyane nk'uri bukiga. Kiti y'amafaranga adahari, naho se y'amafaranga ahari ndumva nta kibazo kirimo. Nuvuga ngo ubu noneho ntahari wamwigurira akarojana na konti yawe? yanayijira kuko Shema ni umusore, imitekerereze ntabwo ariyo yanjye, kandi udahari Shema yasigara muri urugo nk'umugabo. ubu Shema namutuma ngo simbuka ujya nibi byakora byo gucuruza, Shema yasimbuka akabijyana. ubwo se kari akazi ukora njye abona nagashobora koko nakanjye kujyaho mba ngenda ncumbagurika. ndumva Shema rwose ku kibazo cy'amafaranga njye numva nta kintu bitwaye ku Shema rwose. dore ko umwana yidagadure mu gihe kidufite, kuko hanze hari abana bababaye. umwana aho yaka n'ibijumba akaba yabibura. iwacu rero mu gihe dufite ubushobozi, dore ko umwana njye ndumva ari amafaranga nta kibazo kuyamuha, ahubwo tuyashaka tuyamuhe. Ariko se afite iyihe mishinga? ko yayatse turi kumwe, hari ikibazo umubaza ngo amafaranga n'ayiki? twese ntitwemereye rimwe, waremeye ngo bayaguhe, nanjye ntindayaguha. none tutari kumwe ugiye kumbaza icyo agiye kuyamaza, ahubwo wowe nka papa we use kumuta amafaranga wa tubyina dushyashya buri kutureba fo. Noneho ko uyu munsi utabyinnye
Ayesha ngo nagomba gushyiramo agapolisi. Sundi ubwo ntiwicaye nawe uri kureba neza. Umwana ntabwo ari gutya neza. Kevi kutavuga. Debera we. Rega mwicaye mwatumbuye amaso muri kureba nk'imbwa zerebe wabo hashya. Ariko moto nawe ntarasore ufite. Akuma. Ubu no kureba televiziyo bigiye kuba ikibazo. Ugura umuriro. Wongurira umuriro. Ugurira umuriro wowe. Ya mama. Ufite uburenganzira bwo kuza kudundamo urwo rushinge rwe ngo nakabuno. Imirimo wayirangije. Nayirangije mama. Majyambere kuko Imana nabirangije. Haguruka. Haguruka. Yatse mbana ko mama munyangira iki kuko. Vimbere. Zimya televiziyo nawe. Wagira ngo mumfasha kwishira umuriro. Hari amasaha yo kureba televiziyo, hari amasaha yo kuryama, hari amasaha yo kwiga, hari n'amasaha y'imirimo. Zimya. Telekomande yanjye mwashyize he? Yari mu ntebe. Wanjye mwe muze aha umuntu ahantu habe yavanye amafaranga y'umuriro. Ubusa. Wanje kureba net zindi cash power. Cyo wanyu waje wicara wanyu. Kuryanyu mutagira udutebe mu nzu waje kudundarara hangaha. Muntaziziriza intebe. Wazabiranye kwa kagurura televiziyo. Ntabwo yarahari naje gusigara angangana na mamuto. Uri muhinja udashobora kwicara twa mu nzu wanyu. Cyane mwe mujya kubunza mutubuno hariyo. Si mundu gushashwa kw'abakobwa. Umukobwa mungana namwe mu hagonyaka. Ndamukare nawe Tuma umushyitsi. Cyitwaga watigenda kwanye kuzamubwe naba baramubwira kugura yaho televiziyo. Kwikurura abatindi ni nako bigenda. Ubwo se urapfora ibiki? Ubwiranye ko ngo niba narabahaye icumbi sinabaye kumvogera. Wande basiki. Nibi murya akugurire televiziyo. Nikise wowe. Abantu baje kudusura. Mareba abantu uziko uzatuma abantu batwanga. Nkabariya nkaziranya ndagazukundana nazo ngo zikumarira iki? Pese kamambiri yanjye kiravuga. Shakanye kose. Ngo? Ubuzanga iki muto? Giza amahirwe. Wa mugore we Tonyo yarimo. Urampengereza iki byo muze kwa rukuru. Wajye ufata umwana wawe. Ati nayo kumara icyo nge namenye icyo agiye kuyamaza koko. Ariko Shema ni mukuru yakamafaranga icyo agiye kuyamaza. Sibyo shere. Cyana kimaze kubyimbya. Oya, ntukabitindere ibyo. Maze kubyimbya. Oya ariko ntukabitindere. Shema nta kibazo cye, Shema n'umwana mwiza, Shema ariga, Shema arumva. Si umuntu udafite urugo ngo avuge ngo agiye guhanga afite ibibazo mu rugo. Hari icyo aba yabuze mu rugo nitumwambika nitumuha buri kimwe. Barashaka yazajya gupfa ubusa no gusangira n'abandi bana. Buriya Shema uramwambika. Shema ujya mu isoko ukamugurira ipantaro. Shema umuha amafaranga kimwe. Ejo bundi ari kwikarakasa ngo turi kunywa mu karungu kuki utateze icyayi cy'amata. Ntabwo wabyumvaga. Shema uramumenya, Shema ni umusore. Afite urungano. Akeneye n'ibindi bitekerezo. Yajya no kuganira n'abandi basore kugira ngo bungurane ibitekerezo. Oya, wibitinda aho tware amwemereye. Ese we ntibizamuviramo kuba ikirara. Oya, Shema yabikirara ngana kuri. Umwana bikirara kiri muto, Shema amaze gukura ntabwo yabikirara. Ntabwo urugo rwagira umwana w'ikirara. Kandi nanjye ndizeye mukorera ntabwo. Amareje wundi wajya kubukumva yaje barimo kuzana impinja ngorera. Aya. Mwana waye amafaranga. Ko ntibashaka bazanaruza n'usu urugo rujemo agahinja ntitwakarira. Umva mbese Adamu n'abana kwera. Aya, ndekera umwana kandi umuntu yamushakiye tuyamushye. Uzajye kuri konte nyine rotiro yamuhe. Ndumvaho. Nta kibazo. Merci. Ariko kibopfora we. Ese kudahagama mu nzu yiwanyu. Urajya mu nzu wanyu kakujugunya. Ajya mushimaho n'iki gihe. Aha, akose bi. Giza amahirwe wa mugore we tume nawe. Tukazajya gutsatswa Wa mugore ntisabye nkwibwiriye. Niba uyu mwana wawe arimo kuza kundumbiriza abana akababuza kuryama, akababuza kwiga, akangira mu nzu atose. Kevin yagize ati
kuza kunshukira abana abashuka ate Hey! arabaruta abarusha ubwenge yagira iki wowe mama turi kureba televiziyo gusa nta kintu hariya ni mu kibuga ni muri stade bajya kurebera Mama muto. mama muto ni iki mama muto iki muri Kevin rero aho bigeze urumva Aha. ndabona aho bigeze narakubashye bye bakangaye umaze gukabya umaze gukabya mu Kevin ngo gukubite piyave gukubite nushaka kwihuta none hagende ku mwana wa Kevin mama buretse uko bitanye njyewe cyangwa no ukagira mwana ku mwana nawe harakumva aza gushuka abana wawe byose sabo umugore w'ibigute Kevin hari yewe umva mubwiye umugore w'ubushinzi bw'Imana uwo mugore kumva adashobora kandi umva byose turavuga ko sangaye kuri Kevin witonde witonde utazamenya hariya hatuhereka nushaka kumukubita hasi n'uwawe hasoni umva nkubwire kureba televiziyo rero kunugisa rero kunugisa kikanzira mu bakara umva nkubwire isi ni cyabanza gikabe isi ni gatare gatoki iyo televiziyo bakarabye urabona umusani wakarabye ukwase kose mwana ukuza wowe Kevin mana akarabye mwihorere ibi byose haroroshye ndi umupangayi niyo mpamvu ngubaha nawe ubundi ku mwana wanjye wabona amahoro yanjye wa mugore mu bibito ndakwasi na televiziyo umva nkubwire reka nanyubashye utananyubashye wakwari kandi kwishyura masoni dore ukwasi igendere muto igendere ntabwo amakosa yanjye kubayazira muramuzi niko ameze mwihorere ndamuzi ni inshuti yanjye igendere waretse soni ku televiziyo mbaye televiziyo ngo ibiki n'ibiki kuri Kevin uzongera nkwereke ujye uvuga ibindi mwubaha kuko mwodesha hanga nk'umupangayi najya n'ahandi ariko ku mwana wanjye subutu we mwihorere ururimi Kevin ubundi ubujya hariya kumara icyo se nanakubujije uriya mugore ububibi Halo. Kaite wiriwe? Se ko mvuye ku kazi kawe nkakubura wagiye? Ko mvuye ku kazi kawe nkakubura wagiye he? Oyumva se ubundi ibyo wabibwiwe niki? Umva nkubwire. Ngewe rwose byananiye singiye kukubeshya Kaite. Oya ibintu byo kujondeka. Ibintu byo kujondeka ntago nabishobora mama mutoni. Ntago nazishobora ngiye kujyayo musabe kumpindurira. Ahubwo se ndawucira nigeze mbijundika. Najunditse reka ngusetse. Najunditse umunsi umwe. Reka numva amatama agiye guturika. Ndacira ishyano. Ntacyo nakoresheje kandi umugabo akomeje kuvuga nabi. Kuki? Yego. Ntabwo nabitindanye nagira ngo nkubwire ese ubundi waba ufite umwanya ngo mperekeze Ami Yesu sundi ubu najyagaye basi reka nzakubwira uko byagenze reka nsembuke ngereyo ntacyo reka ngende mubwire nyine uko bimeze ndebe ko yanguranira ariko ibintu byo kujenduka wapi umugore reka ariko uzi ko uri kumpabura burundu nkaho wandemye agatima uti humura nawe utangiye kumpabura ntabwo twabaye inshuti koko ntabwo ari mpangu he ngewe ntabwo simba nzamubuza gukundana na kariya gahungu ako nuriya muhungu da sawa nandiye sini udashaka no kuvuga ndijyanye undi sinahabona ikibazo gishaka kubwira
se wagira ikibazo ariko rero yenda ko nawe ugezemo uruhare uzi ko kuva wambwira yuko ngomba guhindura akazi kugeza uyu munsi byatumije iki kubigisha ibibazo nabigezemo uruhare gute se niba ubikoresha sheka nkubwire igihe birambabaza iyo mbona ufite imbaraga urumva ukuntu ungana hari icyana kiba hariya buriya mu bakire haba byinshi none se ko wahisemo nyine izo mbaraga kugiye kuzogesha amasahani no gukora amasafuriya no gukoropa mu makaro ariko nawe ukuramo inyungu ndabona neza neza amafiriti akugwa neza n'imireti sishobora ko kumva ugira ngo ucyo koko none mvuge neza icyo cyana se cyakugize gute uzi kugira ngo uteke inkoko sibyo n'ubu no gushuna icyo kize umva kikubwira ibigambo asa nk'ari kukunyaho ukete ibaze kugira ngo akaguka inkoko utwandika ku isahani inkoko rwose nasura urusa bwa ngo se rwose wabona ugize ijya ukazonye n'umujye muziri bose bagiye bose baza ako ngiye hari igihe nibaza ikintu gutekereza kikanyura ngiye nkumaze ariko ubundi kubaka ivi ubu kumbwira ngo inkoko yego reka numve ko watetse izo nkoko naziriyeho niba zanakunaniye zamaze wari izo nkoko nanjye mukabara ahantu ndi wenda nariye brochette none se umwana wacu ahanga utekereza ko yari iki cyane sinapfa wahashye se nahashye habona mama mutoni yirwa ncyurira ngo niye kuburagara ngo n'ubutoryi ngo n'ubunyobwa akumana sinzi uwakubona cyakora igihagararo ntiyareba ibyo utekereza ninjye wagute ubona mentality zawe ntekereza neza ntumfate nkaho ugene n'ubundi mudatekereza njye nkuko nabikubwiye kugira ngo tugire amahoro nuko ushaka akazi kandi ukava muri buriya buboye ahubwo uriya mwana yayigukubita no mu gahanga iyo nkoko sisi uba wayihashye se na nyina ariko rero ni mu gihe ahubwo se tujya inama kumufasha kandi twaganira ntabwo nshatse ko tuganira dutungana aho nashaka ko tujya inama ndi kukubwira rega nanjye intimba mfite ariko utekereza ko kariya kazi nkora njye nishimiye buri gihe mpora nkubwira ko muri kariya kazi baransuzugura urabona njye nkwiye kujya gukora mu kabari ese uzampisha ishema ryari nk'umugore wawe Bravo. Naho ko munyinjirira muri bande Twari tugarutse muga. Twari tugarutse. Uraho. oya icara uratinyuka kunsuhuza icara umbwire icyo kugenza Icara hano se. icara nta kibazo muri bande Ntago wamenye se muga ko nzi ngo abaganga. oya amaso yanjye habaciyemo abantu benshi mbwira Nyine nari naraje hano na mugenzi wanjye hari umuti wari wandangiye nari nje umumpindurira rwose umuti warananiye muga muri bande mbwira none se uri kundeba aho ngaho mbwira uri bande mumwe mbwire amazina yanjye se mbwira muga ko najya nkunda kuvuga amazina yanjye ko ntari ko kubona neza mbwira nitwa Ndirirende Ndirirende reka ndebe mbaza abakurambere Ndirirende so nakwita nabi Ndirirende kurambere muri kumubona kumubinteye muga oya tuza Ndirirende so nakwita nabi kurambere muri kumubona tuza mbwira nyine muga nyine nta bindi najya ufite ubwoba mbwira rwose kujundika amazi byarananiye muga arambwira ngo njundike amazi kandi rwose ndavuga pe umva ndavuga cyane ntabwo nakwihanganira kumara icyumweru navuga rwose mbese nagira ngo mumpindure kuri kureba amano amano azadata muri kumumbonera n'umugore Ndirirende ndamureba oya tuza ko ndeba afite agahinda kenshi tuza ushize ko
Ndirende. Toza. icyo kintu ko kitavuga n'uburere Ima ndamureba wese. Mbwira humura mbwira. Wicaye rwose ndi kuhareba. Yica dundaraye. Toza mbwira. Ima ndamureba wese. Oya mbwira. Ntabwo waje kwivuza? Cyangwa ntabwo ubabaye? Ndaba afite agahinda kenshi. Ndabona afite agahinda kenshi cyane afite n'intimba. Niki mbwira. Umuti uri gukora mbwira. none se mvuga agahinda kanjye nako murakabonye ko Ndi kubibona. nyine icyari kinzanye hano ni ukugira ngo mumpe umuti wo kugira ngo umugabo wanjye ye kuzajya nkubite kuzajya nantuka avuga ngo murerera umwana nabi ngo simukunda kandi umva ni ukuri kw'Imana. Mbwira nta kibazo mbwira komeza umbwire. Ni ukuri kw'Imana ndamukunda ariko iby'agahinda kanjye byo byihorere narakamenyereye mbana nako nta n'umuntu mba nshaka kubibwira n'ibanga ryanjye ntabwo nabivuga. Mbwira ako gahinda kawe ni akahe kandi umbwire nta muntu usuzugura abakuru mbwira. Naje nyakugira Imana. Naje nyakugira Imana. Ko niba ufite ubwoba ntabwo waje kwivuza? Ugereka namwe muri kuntera ubwoba. Oya none byagenda bite? Mbwira. Asi byo bari n'ibicece Imana. Nyine Nyakugira Imana. Mbwira. Mbyihorere. nyine nari narabicecetse nta n'umuntu wari ubizi. Kera nkiri muto ndi mu kigero cy'imyaka 15 papa na mama bakundaga guserera kenshi amarahukana. Ndi kubibona. Arangije ajyana umwana mutoya njyewe nsigira papa. Komeza umbwire n'ibindi nabyo ndi kubibona ariko nubwo utari kubimbwira neza komeza umbwire ndi kubibona. Papa twaragumanye igihe kiragera papa aransambanya. Ndi kubibona nabyo. ubu ntushobora kwicara ngo utekereze uvuga uti mfite imbaraga ndi umugabo ukiri muto reka nshakishe ikintu nakora nteze urugo rwanjye imbere umugore mukuru muri kariya kazi. Ubu wishimiye ko nguma mu kabari njya guseriva ubundi mubaza uzi ibibazo nkora nabyo hari ko wivugisha se ngo urabizi sijwe nese ngomba muri meze nese cyo uraranye aho nige uhura n'ibibazo komeye cyane mu kazi ukumva nuko ariko wahisemo ngiye kariya kazi sinkakora kuko nishimiye ariko wowe ugakora kuko ukishimiye ngiye sinishimiye gukora mu kabari kose biransuzuguza bintesha ikuzo mpurirayo n'ibibazo byinshi cyane. ngiye ngaho mbwira kimwe ku kindi n'ibibazo nabo urana byo kazi ariko bize ko byo kucinyuma bitarimo kuko hasa abantu benshi bafite amafaranga n'iki bagushukisha ubushete n'iki byose mbwiza ukuri nikezo urana nacyo ariko byo kucinyuma no ntabwo ucinyuma se bwo wabimenye kuba utanyitayeho utabukeneye kumenya uko bimeze ibyo ubuzima bwanjye ni uguhurira ahangaha gusa ukora kuwa mbere kugeza ku cyumweru ntumbona sinkubona icyo nakora cyose nta n'ubwo ukitayeho ucinyuma sinabimenya wabimenya se shashe babwije ko gutancinyuma kuko njye ntabwo nguca inyuma gusa nkureyo n'ibibazo byinshi cyane byanatuma nanaguca inyuma. Wow, ni byiza cyane gutaca inyuma nta kibazo ariko reka nkubwire rero njyewe sinajya kuko kakatari kunini wose bitibyaho kabe gasekwa nkaje ntega amatwi ariko hari kwa boss reka nkubwire nubwo ibyana byaho iki cyana cyo kisuzugura hari igihe gicaho kikamenya uri gushaka iki kugenda cyamenye ari cyasade kubona ko ndi kugira utuntu ugashakiye kumbwira iki kibe bimwe bigambo bipfuye reka nkubwire ikintu kimwe ngewe icyo ngiye gukora haramuko kwa boss bafite amafaranga afite imishinga myinshi yawe se yabo kuko bakora neza reka nawe mu gushaka akazi yakibaze nk'ibintu uri kumbira umuntu w'umugabo ngo kwa boss ngo bafite amafaranga menshi byari igihe hari umujinya nkumva n'urugo nanarwo reka nkubwire ntagaranye mu gihe byawe musakuze ushaka kujya mu mutuna twumva reka nkubwire hari ahantu
sibyo bafite imishinga myinshi itandukanye nanjye mfite perimi kinifano hari bashaka kumva babangira akazi wowe sibyo wabasabye se bakaguhindurira niba bakaguma ibintu byose niba urwo murabitwaza gake gakerega ushaka kumbwira kugenda kuva mu kazi k'ikiboye urumva nimba ikibazo ufite ari cyo mu kabari ngenje kubushoboka byose nkushakira akazi ibyo ukora bikore vuba unashakisha ukuntu wateza urugo rwawe imbere naho ubundi nakubeshye hari igihe uzajya gushakisha kuyora ibyamenetse byera umva nkubwiye sheri tuzubaka tuzakira ntabyo kuzubaka twubake turi bakuru dufite umwana w'inkumi tugomba gutegurira ubuzima nase sheri uriya wonge kwiba koko ntago nshaka kujya kwiba winyumva nabi ntujye kwiba ahubwo mu buzima turimo shakisha ukuntu wahindura imibereho yacu wite ku rugo rwawe icyo nzo nabasobe n'umunsi umwe wo kuruhuka mu cyumweru gute ukora kuwa mbere kugeza ku cyumweru yego umugabo ntuwakoze kandi umugosha imbaraga za nkizi nkizifite uwo musaruro ko niba ufite ko ushaka kurira papa baramufunze mama agarutse mu rugo papa yari yasize anteye inda mama agarutse mu rugo nawe aranyirukana nibyo ngibyo nta kintu uri kumbeshyamo nimba zabakurambere bakabona uri kumbeshyaho na gatoya rero umuti nta muti wanyu nguha byose mbyira neza udaciye ku ruhande inzira ndende ndabira inzira ndende y'ubuzima mbwira nyine niho naje guhura n'uwo mugabo tubana rwose mbabarira umuti wo kugira ngo ye kujyanuka nibyo inzira yanjye ni ndende yewe ndabibonye baririndirira koko rero nta wundi muti nongera kuguha ni wa wundi ugiye kugenda urumva nugera mu rugo ujye ujundika amazi kandi ntuzajya ujya kurira aho abandi bari ujya urira aho abandi batari sinzajya ndira abandi aho bari njya nihisha koko niko bimeze koko ndamara icyumweru njunditse amazi kuko ibi bintu ndabishobora nuko bimeze nta wundi muti nongera kuguha uwo naguhaye n'uwo nguwo haguruka genda none se muga nta n'umuti umpaye amazi ukoresha n'ay'iwawe ego umugore ufite agahinda we nindirire nde isa amufate amutere inda mama muto ubundi niba wumva ukaba ukora ibintu byose ibintu bibiri nibyo byakunaniye ntuvuga simeruka kukubona urya urira hehe ubundi wabaye iki ibintu umaze kubikubaza inshuro zirenga nk'icumi rero bigeze ngenda rambiwe niba ngiye gushaka urwembe nkakata mu matama ntabwo mbizi niba ngiye kujyana kwa muganga bakagushyira mitiyo kugira ngo uvuge ubu ntabwo nzi ikintu ugiye gukora niba ari abazimu b'iwanyu bagukukiyemo nabo ugomba kubacira ko n'ubundi nigeze kumva ngo iwanyu hajyaga haba nyabingi nkahakana ubwo nyine zitangiye kukubyimbamo nyabingi nyine
ibi bintu ndabirambiwe mushiya se watuma avuga hasi wenda mwebwe mwirirwa hano nawe kenshi ntavuga nuko buri gihe aba ameze mujyana kwa muganga se abaye iki n'umurengo sha gusa nge namisi ikintu ndambiwe ntako gasuzuguro kuko ntabwo mvuga ko ari ukutavuga ahubwo n'agasuzuguro watangiye kukujojobamo uramushaka wikize guma hano urarenda uca amarenga wavumvuye ukavuga hasoni papa nawe jya umworohereza wiga urafite icyari mutane kandi mutese ni igiki si nyabingizi wabo barega mubona umwana mwiza umwana mwiza ibyo se nge nabihakanye ariko kuba mwiza ku isura umutima we wuzuye icyasha n'ubugome bwo kudashaka kuvuga wavuga se ko ajunditse ibiki niba atari abazimu b'iwabo bamubyimbye mu mataba izina ry'Imana ndagushakira urwembe mukuru wawe ari hehe mutegura ibyo kurya twiriye none se ko atakirya ko atakigira gute watama muri umushaka kurya iki ararya soruka kumubona arya se mubajije nabi wenda mwebwe yanabirya cara hano tuvugane nawe wiki nyoreze ko bari kuvuga ngo ni umwana mwiza ukaba kuvuga ngo yaba aragumye kuriya kugira ngo noneho mbivuga hari azanyica papa imbabarira rwose yaba yaragumye yaba ahubwo atumvaga akavuga atumva noneho nicyo kibazo gikomeye arumva kurusha abazima n'abapfuye urumva ntabyo kutavuga byo nibarenga ziwabo zimujunjamyemo ese papa wambaye neza ugira ngo mbona kucyemo costume nanjye kujya kwa muganga ariko ndumva arambaraga mfite ahubwo tugende musindagize oya navuganye na muganga nambu telefone yarambwira ngo azampa randevu ku mwana gusa kuko ariko nayo muto yashabye hari ngiye n'ukuri ndarambiwe kuba hano ihanganisha nuko atari wowe nyine akuze mama none nta kinavuga sinzi ibintu yigize sinzi ibintu yabaye nta kivuga no kurya sinyamenye niba yariye niba yagize simbizi mbese aho nyamba numva uri kwiganirira mama we nta kivuga ntaga kivuga nimbikubwira byumve cyakora ntaheruka kuntuka no kumbwira nabi ntaruko mba ntahari mba nigiriye mu kazi yarambuze buriye ngiye ndashaka kuva hano ahubwo ndashaka umubwire ndashaka kujya kwishingira kwiki cyane ibintu birenze birarenze kandi cyane wishingira he muto wishingira ndashaka kujya kwana nawe umuhungu dukundana kandi yarabyemeye nta kibazo bifiteho n'usore ikindi kiba gisigaye muto ukunda Pascal kugeza ugiye gushyingiranwa nawe hako noneho sinzi icyaguteye ese ugura gutekereza neza muto ufite so ufite nyuko ugiye kwishyingira ako kubagira udatuje mu rugo ibyo ni ibiki ndo umubyeyi nanjye mfite umukobwa iyo nama ntago nayikugira yego ndabizi ufite mama utari mwiza ariko waragukunda byibuza ako kacamo kakagera ese ubundi ikindi nkubaza Pascal uramukunda cyane ku buryo wamwihebeyemo ubu ugiye ko mu buzima bwawe ngo mubane nukuri ndamukunda wishyingire muto umukobwa mwiza nkawe kuko wishyingire Pascal ese ubwo uramuzira ndamuzi nyine akuze igihe dukundanye ndamuzi bihagije nta kintu nshaka kumumenyaho kumenya umuntu usa n'iki muto okireka nkubwire ungishije inama nk'umubyeyi sibyo kuko unyisanzuraho ariko reka ngire ikintu nkubaza Pascal wenda nta nubwo byari ngombwa ko mbikubwira maze n'igihe rwose nanacicika ariko Pascal ko njya mubona ukuntu wapi ibyo ni ibintu biri aho bisanzwe nyine ugiye gusa kugira ngo ni bya bindi by'abagore ya magambo y'abagore cyangwa y'abagore umugonote reka nkubwire
ikintu nshaka kubwira kandi unyumve si wowe wangishije inama Pascal hari ahantu nkorera ku kabari amazi iminsi ahaza kandi ntabwo aba ari wenyine urabyumva hari igihe aba ari kumwe n'abasore yego hari igihe aba ari kumwe n'abakobwa ariko hari umukobwa maze iminsi mubonana cyane rero ashobora kuba yarananyifatiye kubera ko nta kintu ndakubwira cyangwa nta kintu uramubaza yagize ngo nta kintu nakubwira urumva ariko hari umukobwa bahararanye kandi ndabireba nkabona atari shyashya ibyo nkubwira ubyumve muto uri nk'umwana wanjye wakuriye imbere yanjye nyoko n'inshuti yanjye kuva kera ariko ibintu byo kubanza ubitekereze umukobwa umukobwa ameze ati igihe bitewe n'ukuntu muzi ukuntu tuganira amagambo ambwira ntabwo ibyo bintu bishoboka cyangwa wenda umubona ari kumwe n'abandi abahungu bari kumwe n'abakobwa wenda simvuze ko ari umugore we cyangwa se ari inshuti ye ariko ndabikeka 100% nabyemeza mu gake uwo mukobwa mbona bakururana bafatanye bameze kereka uje atabizi bafatanye dore bamufashe ku rutugu mwikoreshwa ku matama ngiye narumiwe Kevin ntabwo mbeshya nanze kubikubwira ngo bitazankuruka ukaba wabibwiranye ukakampitana araduhistanye none ishyano riraguye ndapfuye ma wiriwe mama turaho mama turaho nabivuze nari nabivuze n'ubundi ko karabaye mamutu akosha koza ariko ntuzongere kujya unzanaho imitwe mbere ko akomaze kunywa nyinshi ifuro ryagiye yamaze kwa amazi akakawari nzigenza kimukamo oya ahubwo nabonye ugakunda kubika ni ngewe mbona serivisi zabo ziciriritse buriya mfite mushuti wanjye umwe njya nkubwira yitwa Sylvie afite akabari iyo ngezeyo bari mama wararaye uretse ko nawe mba mbona ntazi ahikoza ryarize hoya kaminini baduha kandi ngambwira rero mu rugo bimeze bite rero amuvandimwe sunda kubwira ko bimeze gute nyine ni umuriro ariko hanyuma yo kuba ari umuriro nanone muri iyi minsi dufite agahenge ariko nanone ako gahenge nge nkagakemanga samishobora bashira indi ko natangiye kureba icyoroshye buriya iyo ngejeje hano isi ya gatatu wongeze mu kunywa ko bundi burya umuhanga kunywa bye ntago agomba kurenziza cyakora ubundi nkora ishyano ndanyabikamerera imirimo hasi shaha ibyo kumbaza ngo wanjye ubu mama mutoni igiye kuba iminsi ngire ngo ingahe kwa kabiri ubu ibaye iminsi 3 atavuga ajuramye ameze gutya nk'umuntu ubuse iyo mugiye kuryama avuga umuganga ngo iki kwaguzwa ngo iki ntabwo byumva uretse no kuryama iyo minsi yose sindamubona nk'icyayi sindamubona yibrosa sinzi uko arya iyo mbajije Simbi arambwira ati nta makuru mfite nabaza Mutoni nkavuga ati wapi nabaza Sugabo warahuritse mujya mumvugiraho nyine narahoritse mbese yanyuma ngo asakuze iki ntakurikiza uriya mugore ariko ntabwo umuzi njya numva asakuza ariko rero akwiye kuganirizwa ntiyumva se kumva arumva akwiye kuganirizwa rero ukamenya impamvu ibitera ibyo mvuga kaka ibyo mvugira kano kabari urumva abantu bari gupfa burushete none se baba bagira ngo umucoma bigenza ate ngo yabahaye duto no kwihangana tuzimuke usohoka muri cyo gipangu cyawe ukajya he oya ndi kuvuga tuzimuka akabari hanyuma ari ikintu ndi kukubwira kumva arumva ndetse na cyane kuko niba umurebye ubona atonganisha iki amarenga mbese akora nk'ikiragi gusa cyo buriya n'impamvu nakubwiye ko nshaka yuko muzadusura tukabivuga nawe yumva ndashaka gufata umwanzuro
uriya mugore n'ubundi yarangiza ahantu ubwo se naho muhamagara oya nanjye ndashinyaguye rero umuntu avuga yavuga gute kuri telefone aho bumva ikintu ushaka genda ushaka muzadusura nk'umuryango urumva ikintu nzakora ni iki rero ikintu nzakora tuzamuganiriza nimbona atisubiyemo nirukana ingegera oya kumwirukana ntabwo ari umuti ntabwo ari umuti shase wabuzwa n'iki kubivuga mishe we kutaha bakakwakiriza neza ko ufite umugore w'umutima ukwitaho ahubwo wagwirinde umva we waratomboye inkomo y'Imana umugore wawe ni intangarugero umugore wawe cyane ukijije muravuganye ariko ndagira ngo ngukuremo buriya butoma bw'amafuti ngwere ku rukundo rwa nyarwo uru rukujyamo rukagukira igita umubiri wose sibyo reka nkuririmbire reka nkuririmbire umukobwa mwiza ufite amabenga umubiri utemba w'igikeri ripeti umukobwa mwiza ufite amabenga umubiri unyerera nk'uw'igikeri maguru meza nk'ayakirida cyongwa intoshenge uteye n'inkende simba inkunda ngo ukubise amaso umutima wanjye si we uri kunsakurisha ese mama wavuze mama uretse mubwira mama mbabare akoma wagiye usura mubabarire ariko umwana yawe ako umwana yagorewe muri uru rugo ariko ubundi wabazi mu bagukukiye nabaye waretse umwana mabuto akusenge ukobuje ko yabaye igiwe nini mabujura muzi ko atakivuga ko ahora muri mwe nibi dore amaze by'umwore bitatu atavuga niba iki se byabaye niba ry'ubugoro niba rye ibijumba sinzi birabajunditse ahubwo nawe genda witonze muri uru rugo utaza kwiteza ibibazo niba iki se yakwica ariko uramuzi amagambo yose avuga kera yavugiye we gasopa ryo kwambara mabo namubwiraga rwose nibira kuri ababoyi bawe n'uzaburere mama kaje n'indebe rwose mabo ni ukuri kw'Imana maze iminsi urakaye pe ese wabaye uruhuye nini ryari uri muri mvuga bishitani mubuze amagambo wayakugiye nk'ekera yose none dore wabuze kanangere kugavura hakiri kare nizigamye wenda nkurutse iminsi mike yewe muryoherwa ariko erega roza wikumirwa ibi turabimenyera hano muri uru rugo sinigute ntakumirwa pa muto umuntu wananiwe no gusoma ku gafanta wayasoma ku gakira ku kawe share ku ni umurengwe mwihorere yajanga naryo usimanjye rwose njyewe yewe ndumva ntazi ibyo ari byo sheri urakoze hanyuma rero muvande wenda tutaza no gutinda ndabona amasaha ari kutujyana impamvu nyamukuru nagutumyeho ngo tuganire dore ko tuba tutanaherukanye bimwe byo mu mujyi rwose n'ibi ngibi biri ku isonga rwose ubu reba dore uyu niba ari umunsi wa kangahe niba ari uwa ariko icyumweru kirimo ameze gutya ajunjamye niba ari ubugoma byimbanye mu ntumbazi birashoboka se ibintu ni amahane nuko nakunda kuvuga wamuraze niyakarabye neza neza banza hari aho yavuze bakamuca ururimi ariko tuba muto ari kuvuga ko burya hari igihe umuntu ahigima
agahigima n'ijambo oya mu kinyarwanda baravuga ngo uhigimye abavuze ubwo yagejeje oya impamvu nanabatumyeho rwose bitazabatungura nakomeza kunyigiraho gutya nzamunuba kandi urabizi ko sinjya ndwana ariko nzamunuba oya kumunuba sibyo none se wamenya ahubwo reka tubanze tumubaze wenda afite ikibazo kiri gutuma aceceka bajyaga banambwira ngo babagira nyabingi nkabihakana ubu se sizo zamujundamishije ufite iki kibazo ariko papa ariko aruvana amagambo nawe nuzumvise icyo nshaka uravuga iki se ubundi mwana kugemera kuvuga iki mu ruhame rw'abantu wabuze icyo arwaye wowe nyine murabura kumenya niba afite ikibazo wenda ngo mujye no kumuvura nibyo turi gushaka kumenya natwe nibyo turi gushaka kumenya rata papa muto urabona ibona atari ibuno papa muto reka nkubaze arayaga nk'uwisiga mayonezi ntiyumva mwamuteraniye none si cyo nicyo gisubizo oya bumuretse ariko se muto twabaye ma ariko buryo nta icara aho ngaho nawe ahubwo umva none se umuti w'ikibazo ni ukumubwira subutu nawe ako se kurwara ariko rero reka Rose umva nkubwire reka mbabwire ibintu bitatu bigiye kuba muri uru rugo icyambere cyo uyu mugore nadahindura imico n'imyifatire asigaranye muri iyi minsi genda mwirukana ico ni icyambere nikikubwira yuko akumva neza 5 kuri 5 n'uburyo ahita kurebamo nk'ingwe niba arwaye se arwaye iki se ubugore ariko ikigaragara cyo agiye kukwanduza nawe ahubwo impamvu niyo twagombye kunyanduza none se ubungu niba afite nk'ikibazo nose urabizi neza nese urabizi ko bamucurira no ikindi kintu niba asigaye arya yihishe niba asigaye abirira mu nkono mana nyirisho nyamara ibi bintu ni ikibazo Waramutse mabuja Waramutse mu gitondo cyiza ubundi igihe urakimbera cyiza nese ko wafunze umuryango ntabwo umunsi turi ubucuruzi ntabwo uyu munsi turi ubucuruzi kubera urashaka kumenya impamvu ko mbona wirabuye se kandi urashaka kumenya impamvu ntari bufungure mbwira ngiye kukubaza ibibazo bibiri yego kandi ubinsubize utambajije amagambo menshi mbese twahombye ikibazo cya mbere kirabaza ngo urankunda cyangwa ukunda kari agakobwa ntabwo ngukunda ngo ndura mukobwa ukunda uriya mukobwa nimba rero ukunda uriya mukobwa nanjye ntabwo nabikoresha unkorane n'umuntu utankunda ariko nenda gukunda nka mabuja wanjye ku bw'izo mpamvu rero sinshaka gukorana n'umuntu utankunda kurikira runo rutoki ndakwirukanye nta magambo menshi mukwiriye kuvugana nawe ndakwirukanye nawe gushaka undi mpamvu nka mabuja koko ntabwo nakunda n'umuntu ngiye nkoresha ngo dukundane nta zindi excuse nkeneye nakwirukanye wese urashaka kureba urukundo wimvugisha amagambo menshi babara ni ukuri babarira ni ukuri natakaza akazi nafunze bizinesi ni iyanjye nta kintu mukeneye mwana we wamutinda ndetse koko nirifu gusura abandi amuta gute ikibazo cyahehe kwari umurengo haku ikibazo cye nawe rero yarwara atarwara arwana n'amahane ndurira nk'ibyo ari ngo ntagarya cyangwa ababishunitse mu matama cyane wamenye ibintu muremenya mubivuriza he oya wasanga ubura basanga waramuroze kurya ibiryo oya umva kubimira bikanga kumuroga ngewe ubundi uyu mugore dushakana bajyaga bambwira ko bagira za nyabingi karabaye nkabihakana ariko ntangiye kubona ko nyabingi zishobora kuba zitangiye kumubyimbana turashize n'ibyo wabo byabyutse yamahane yose ntabivuga mana nyirijuru turajya he rero izo nyabingi ngenda hangana nazo ngenda nabibabwira ariko rero kwa muteka mugira inama ntazi gutezeho kanyagwa oya kwa muteka mugira inama nimba zamubanye nyinshi wamujyana mu kinyarwanda ukajya kumuvuza wa mugani wamuvuza mu kinyarwanda uzi ukuntu yavugaga hano bikaba ikibazo aho kugira ngo akomeze mutabona ngo ikibazo mutamuvuza byabaye igisubizo no kuri mutoni ariko kusiba kurwana n'amahane mama nabona kubwiye ngo byame ariko umunyamara ibintu papa muto arashaka kubavuga ari byo wabona ari abazimu bamuteye uyu mugore sinabazimu ziriya ni nyabingi z'ingore n'ingabo zamuhuriyemo muto
moto nyamara mugira icyo mukora njye nitiranya mu by'amashitani imwera ko byeruka nawe wacu waraguje nta kandi tujya na fanta ya munaniro nta nubwo ryamuryohana mureke n'umurembe ntabwo no kwimara byagiye byananiye reka wenda ariko tunaruhuka icyumweru kimwe wenda sinkukingiye ku mubyimba ko urwaje ariko wenda twaruhuka birababaje kuri wowe ariko urebye ukuntu uzukura mbese niba hari ibirori tubure ko biriya ni ibirori ubwo ni ibiganiro ariko ubwunga mute wowe uratekereza ufite iki kibazo umuntu nawe w'umugabo abuja mutoya ntabwo nigeze nseka n'ukuri kw'Imana wasetse kabiri wasetse ubwanwa mabuja se muto ntabwo naseka aza no kundega mabuja ararwaye afite ikibazo ayo ni amatiku muto ni amatiku ntabwo kuba nje kubikubwira ntabwo ari uko nkwanga ubwo twamujyana kwa muganga kandi suka jya umenya ubwenge jya umenya ko aceceka iki aceceka iki duhuye ndi kumwigezayo shamuto n'ukuri ntabwo ari mabure reka nkubwize ukuri oya nta bisobanuro bindi nshaka nta bisobanuro bindi nshaka sibyo ntabwo ndi mabuja ariko icyo mbabwiye cyo ibyo bintu ntabwo ari byo suka se wowe nari ndi kukubuza ngo ureke kumviriza abantu bakuru ambujije ngiye kuzana inuza ngo nkuru nukuri kumenya ntabwo ari byo ariko si wirakara niyo mama wabo murakarira bingana gutya njye ntabwo nigeze nseka ukaza ugaseka na rubanda hano hanze rubanda ubwo ninde njye nitwa sugaba ntabwo nitwa rubanda ni ukuri ariko rero mabuja uretse arenga ikijwi cyawe reka wajya uvugira yarenze humura ngo nasetse ahubwo utembagara ntagiye ahubwo kwishimira ino nsinzi umva nkubwire ubyitondere mabuja kiretse agiye akabukiragi burundu n'ubundi nk'ahari ikiragi ubona ahameze nk'ujunditse ubugoro akubanza burya yaburaga kuvuga akabura no kumva ibyo nakubwiye niho ujya unyegereza ube ku ruhande rwanjye mabuja tumurwanye twivuye inyuma wabaye n'akayobe we tansiyo ntukankozeho ubwo buteja bwawe ngo ni ubutoki n'undi munsi ntukamenye nagufatira mbarigo saa sita ukarya ibitari mu mavuta gusku nagufatira gusku urabikomeje mani ntukamenyere urabikomeje reka wagira ngo se uri umugabo wa kabiri wa nyokobuja nta kintu bimbwiye nushaka unyine mfite ahandi nubwo nawe wigira gutyo ayiwe wose urigira gutyo uri uwuhe ari wowe ari mabuja ari n'uyu mukobwa uvuye aha mwese ni mu mpemba databuja ubwo arampagije na mabuja nubwo ajya nsarana ariko nkunda kubi wowe ntabwo wankanga mabinga mabi mama muto wa muto uracyawunywa ibyo ngibyo ujunditse niwo umva nkubwira ikintu kinzanye ucire kuko uriya mupfumu namaze kumuvumbura yuko abeshya mucira rero umuturanyi umva cira cyangwa umire kuko n'ubundi niyo wamira nta kintu uri bugutware ibyo nkubwira njye mbihagazeho kagahungu kanyanze nanakirukanye kagiye nta nubwo yigize yongera no kugaruka ubwo se urumva atabeshya erega nushaka umire nta kintu maze nawe bakiragi ntavuga uriya mugabo anyagiraho burimo n'uriya rwana rwe umwana turimo sha nyine baciye umugani ngo iby'abapfu biribwa ni iki imitsi y'amatama yari igiye kugagara habura iminsi ibiri kuko umutuyizi upfa ubusa koko none se nanjye ko atari njyewe imvura iraguye kayite imvura iraguye nyine nuko ari ikinyabinyoma kira kigabo mwana ubu simuciriye imvura igahita ihanuka bigaragara ko nkoze amahano ubwo ntabwo nsutse kayite njyewe reka nkubwire naje kukubwira ukuntu bimeze urumva namwirukanye yagiye nta nubwo yigize nagaruka rero niba ushoboye kumva yuko ushoboye kwirirwa ujunditse genda ukomeze ujundike ngiye kayite si ibyo niryo byari binzi aba we iminsi maze ntavuga we umva kayite ngiye kukura mwesheke ngiye kuvuga nongere mvuge uriya mugabo ndamumena amatwi
mama wanyu ariheze mama yanjye yagiye tubwira ngo araje aheruka kare bana banjye rero nifuzaga ko twaganira mu muryango ariko mu mwanya adahari sinzi icyo turi buganire sinzi n'ahantu twahera muganga yambwiye amakuru yambwiye ko ngiye kumara igihe kinini ntakora imirimo y'imbaraga bivuze rero ngo hari byinshi bigiye guhinduka hano muri uru rugo sinzi niba muzashobora kubyihanganira ntabwo ngenda kumva icyo ushatse kuvuga ntabwo wabyumva n'ubundi kuko ukiri muto biba bigoye igihe kimwe na kimwe kuko hari byinshi bizahinduka mukabibona ibyishimo bizagabanuka byinshi kuri mwe bizahinduka bakwiye kudutera ubwoba basanze urwaye ya ntabwo basanze ari ibintu bikomeye bibatera ubwoba ahubwo urumva impinduka ziba zigiye kubamo iyo umuganga akubwiye ngo ugiye kumara igihe kinini udakora imirimo y'imbaraga nk'umugabo rero cyangwa se nk'umukuru w'umuryango urumva hari byinshi bizahinduka urumva no gukora imirimo yoroheje wenda ntimuzabura umugati cyangwa mureke kwiga ariko urumva niba twaryaga imigati ibiri ubutaha tuzarya umwe bari baranyifatisha bazi ngo nabaye ikijondera sha urashyenze mpangane nawe muri mu nama mbese mwankoreye inama ngo nabaye ikiragi ngo simvuga narabamenye mwese uko mwanyitwayeho mwese narakumvise woweho wari witiginye wishimye ngo sinkivuga urabyibuka se urabyibuka ushinze hejuru ya so urabyibuka ushinze hejuru ye wamubabariye umva mama waretse naje nje ubanje ukanatuza abazi ntuza igihe natuje kirahagije nagira ngo mbumve ubu narabiza narabamenye ubu mwese nafashe urupapuro nandika ku mutima wanjye buri mwese mfite ahantu agasanduku nagiye mushyinguramo ubumenyi ukuntu ngomba kubana namwe ntundi ushaka kugera ku kimama ziba dore ko ivuze wigize umuvugizi w'uru rugo nawe se wabaye kiragira wansimbuye ko se nyirantu wongera uvuge muri ihe nama se di nanjye nimuntumire nako nitumiye mukomeze numve ese ko nari narabaye ikiragi ndi umwe mwese mugabo mubaye ibiragi so mugore wagiye utuza nanjye gutuza ariko biranze ubu igihe maze ntuze nta ndwara ukumva ijuru ryanjye koko nkaho wakwishimye ugashima Imana uti umugore wanjye aravuze ariko kuvuga ngo ni intuze usuma abanze n'abakunzi bo muri rugo narababonye ngabo baroza baridegembeje ngabo bagambanyi baruzura mu rugo ngabo batavugaga umva cyo nashaka kumenya natuje nanjye mu ntumire mu nama ni byiza niwe wavuze ibyo wavugaga byose mu gitondo wongorana n'abakobwa bose nakumvaga uzi ko ntakumva ukagira inkuru akoma umuswa papa avuye kwa muganga
narenze ko yanyiganye kuri sitire yo kurwara koko se urarwaye bya nyabyo Susanze se byari kutubwira siko numva wagize umuriro kandi najyaga numva nta muriro ufite wowe ese aka kanya urarembye nkumbwira icyo ndakumbwira pe Mama, ukora kuje kubwira ndashaka ko usabira bose akamakazi kamadamu kamadamu usanga se madamu wa nta kazi agira bo aragafite ariko akazi afite mbikubwiye wajya agahinda akora iki akora akazi ko mu kabari Peter ukemera ko umugore akora akazi ko mu kabari none nabigenza gute akazi ni kabi cyane cyakora gusa kubera ko bitewe nuko nkora hangaka ntihambizeye nizera ko ushobora kubona uwo mugisha bibaciyemo akabona akazi ko mufite byinshi yakora kandi ashoboye Peter ukora akazi ko mu rugo akundi Peter kucyo unkorera neza pe aho kucyo ukora kano kazi ko mu rugo no kubera umugabo ufite imbaraga nta kindi kintu uzi gukora ku buryo akuri akazi ko amafaranga avanga ko hari icyo abamari ukora akazi ko mu rugo umugore akora akazi ko mu kabari se Peter kuko sambwe ko ufite umwana w'umukobwa cyane rwose kandi mama nzi mukodesha mauje kankubwire rero ndakuvuga ngo nkuko ubimbajije mu by'ukuri buriya ntukabone ndi gukora ibintu byo mu gikoni si byo ninzi buriya mfite na perimi umuntu ufite perimi ntiwashaka n'akazi k'ubushoferi aka nanga ibintu nkora bikansaba imibare myinshi kuko gukora akazi ko mu rugo umushoferi sari ihe mibare mauje kankubwire akazi ko mu rugo mba numva kanyuze kandi hari mushito wanje urutse kumbaza ngo nta mushoferi ashaka umushoferi ujyana abana ku ishuri ako ntiwanga ko akwazi uzi kuba utwaye imodoka warangiza ugahora ugasa igipine kirapfumutse utangiye guhindura amapine iki aya ibyo sinabishobora rwose ariko ndayizi buriya neza uzahindura akazi maze rero ntacyo hano dufite n'akazi rwose ntabwo twamuriramo umwana ni ukuri rwose uramukoze tuzavugana ku Gashema twumve ko aricyo twabafasha kubera ariko reka nkwereke amafaranga mpembwa 50,000 wagahembwa 40,000 ubwo iyo tugiye kwishyura inzu mukagaburira umwana w'umukobwa usanga nta kintu kimwe dusigaranye rwose ntacyo ndabivugana ku Gashema turamushakira umwanya dufite kampani ni ukuri rwose murakoze pe nta kibazo ndabigufasha azakabura ndabivugana ku Gashema nataha maze reka nkomeze akazi ndabashimira rwose mbiga ku mutima ntabwo ntavugaga ariko buriya numvaga ese buriya mu gitondo wavuye ahangaha urembye ni malariya se bagoye kwantema papa wakomeje kutubwira icyo urwaye kuko ntacyo watubwira bana banjye ndabashimira uburyo mwabanye nanjye mu gihe cyose nagiye mbabwira mu kanya twaretse kunterera abana ubwoba wowe urumva amagambo uri kubwira abana ibyo bintu tugenda ujye kubimbwirira mu cyumba reka niba mfite abo ndira reka mbaririre kubera ko udashaka kunyuma kandi ndabwira abana banjye waje nukuri kwimana nanjye ndahari pe nukuri kwimana umva wenda tumva nshakuje kuriya sheri niba urwaye njyayo nawe njyemo hagati nukuri muri kwinjyemo oya nukuri niba bigeze kuri gatego yo kuvuga ngo naguteye agahinda nukuri reka nkubwire umva reka nkubwire wa mugabo buri cyatumye nceceka ko hari ukugira ngo nirinde amahane yo muri uru rugo rero mpitamo guceceka kubera ibintu mwagiye munkorera mumvugaho n'amagambo niyo mpamvu nje mvuga gutya nsakuza numva ko ari agashya nkoze nzi ngo ningera ahangaha ndi kuvuga murishima none nsanze mumeze nk'abari kurira sheri si ceceka hanyuma mama muto hari byinshi bigiye guhinduka muri uru rugo hasi ndakushengereje kugira ugiye kuduta koko ntabwo ngiye kubata kunyumva ntabwo ngiye kubata ahubwo hari byinshi bigiye guhinduka
kandi basaba kugira ngo muba abagabo. Sowe kurikurira kandi uri inkunguzi narakubwiye ngo uri inkunguzi. Ndekera umwana ahubwo ntega amatwi. Basanze ndwaye. Ako ntabwo ugiye gupfa ku buryo watubwira mucyo. Papa ibyo urwaye byose wibuke ko ari wowe mfite. Basanze ndwaye impyiko zose. Ko? Sheri. Urwaye iki? Bivuze ngo hari byinshi bigiye guhinduka muri uru rugo. Se. Cicika mwana wanjye. Sheri ngo iki? Ngiye kuba imfubyi imbere n'inyuma papa we. Imbere n'inyuma ntabwo mpari wakantu we. Mama waretse. Aho kuki buri gihe munkiri inyuma? Agiye kuba imfubyi imbere n'inyuma ntabwo mpari ntabwo nakureze. Ubundi se agiye gupfa kuba arwaye impyiko ntahari. Hazakira ntabwo abantu bavura. Haguruka jyana mukuru wawe mujye mu nzu. Ujye mu cyumba. Sengwino tugende. Haguruka. Oya ntabwo nongera. Mwana ntabwo nongera. Ntabwo ari byiza ko murira iminsi yose. Ariko nta nubwo ari byiza kuririra umuntu muzima. Kwingenzi sibyo shiri nakubereye umugore mubi. Oya humura. Ntabwo wambere mubi. Nijye watumye urwara impyiko se base. Ko Imana iba yabishatse. Nubwo nkora ibi byose ndagukunda kuri babiri. Ntukarire iminsi yose ariko. Mwana ya. Kurira bibi. Sejere ubu tugiye kubaho guteko. Oya nzakira humura. Ntabwo ari byiza kurira. None se uzirwaye zose. Gikomera. Kandi ugomba kuba umugabo. Kwiga gushinjagira ushira. Jya uri imbere y'abana. Nzajya ngufasha buri kimwe ariko ntabwo ari nka mbere. None se sheri ibyo gufashanya reka tubyihorere. Haguruka tugende. Oya reka kubaza. Ntabwo ndembye. Nzakira humura. Bakubwiye kuzakira. Yego. Impyiko zose. Rero sheri mbabarira. Wirira. Kuriya kuntu nacecetse kuriya hari umuntu wangiriye inama. Oya byihorere sheri byihorere. Haguruka. Basi urambabariye ariko. Ndakubara nta kibazo. Ndabigenza kuko abo baganga nabo ni abagome. Ubu barambwira ngo kukujyana mu Buhinde amafaranga barayariye barayamaze. Kuki batabivuze kare kose uburwayi bwawe ntibabubonaga? Ubu tugiye gutungwa n'icyo nanga kujya gushaka imirimo nzi ngo urahagije muri uru rugo. Ubu se ndaca hehe ndeke hehe koko? Si ibintu turabigendanamo dute? Se mama wamujyana mu rusengero ntibamusengera agakira. Ntabyo mu rusengero. Urusengero se rusengera inyama zo mu nda. Amasengesho yabaga umuntu. Nse sinumva ngo Imana ikora byose. Shagiye kana nabariye. Nse papa. Uko ko mu Buhinde uzagerayo tuzaguruka. Yebye mu Buhinde byo ndabona ko byizera ntabibona. Ahubwo ndi kwibaza aha hantu aryamye. Ndabagaburira iki? Murarya iki? Nta ticeri
kiri muri iyi nzu udufaranga twose kwa muganga baratumaze sheri mbigenze gute mu igitekerezo cya nyuma rwose ikintu ngomba gukora ko mama ahora barafite imbaraga zo gutekereza koko sheri mukuka gakeya ufite gira icyo umbwira ndi bukore ubundi mama uhangayikishijwe n'iki akosheraho n'ukuntu usigaye ungana n'urudodo nta kintu uri kubasha kurya ukeneye ubuntu bw'ubupotaje bari kumbwira ngo ninguhe amata ngo ninkumenyere imbuto ubusize imbuto ndazikura he nimbange y'abana ntari kuyibona mama winde sheri wambwiye ko mama waretse kurira ese basi mu cyaro nta karima kawe bwite kariyo basi ngo tukagurishe turebe cyangwa wose warahamaze si genda nganire n'umugabo papa oya rwose ntabwo ndi bugusike mubwire ntabwo ndi bubyumve ariko ubu nta kintu cyo guhisha kigihari wa mugabo we nushaka umbwira umwana yumva kuko iyi miruho n'iyi mihati byose tugiye guhura nabyo ni njye na Simbi tugiye guhangana nabyo nta wundi wo guhangana nabyo ni njye nawe Mutoni se ese Mutoni ko ari ku ishuri we Mutoni ari hano ese wese papa we ntabwo yahangana nabyo nese Mutoni ageze mu mwaka gatandatu agiye kurangiza amashuri uragira ngo uriya mwana wanjye mubwire ngo nahagarike ishuri aka kanya yarashigaje amezi angahe ngo asoze ni njyewe nawe tugiye guhangana nabyo wowe ukiri hasi turahangana nabyo gute mbasheri ubu nabizo nabimenye ubu nta kindi nta yindi nzira bishyize mu bwinshi ubwo n'ibandi bagiye uyu nguyu azahangana n'ibyo bibazo ate nese urabona njye aka kaboko kanjye kamwe sinzi inzira ndi buce wanyicaje mu rugo ngo ninicare uzantunga wambujije gukora none ubuzima buranze urabona se ninahaguruka ngo nce hirya simba ce hino tuzatungwa n'iki none se rura ruhungu rwo nzaruhemba iki urwirukane nanone ntabwo narwirukana rura n'imbaraga rugomba kudutiza imbaraga ubwo tugiye guhiga uwa batatu basi rugero usigara hadore so ntabasha kwibyutsa ngo basiyijyane ku bwiherero kandi ntiwaterura se ngo umujyane ku bwiherero namushobora genda aho sho umwana w'umukobwa ajyana se ku bwiherero kuri inkunguze wowe sibaho ngaho wisakuriza Rage on that beat, going crazy.